sinakubonye nabaye nk'ubonekewe nibaza ibimbayeho sinasobanukirwa nakubiswe n'inkuba mfatwa n'amashanyarazi sigara nzengerezwa mbura onicara yewe mureka tetetero ry'abatoya umuteta bikwiye gutangaza urupfu rw'umuvugizi wungirije bwana Alain Mukurarinda akaba yitabye Imana aho yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal azize guhagarara ku mutima. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Abakoranye n'abahuye mu bihe bitandukanye na Alain Mukurarinda witabye Imana ku myaka 55 y'amavuko bavuga ko bababajwe cyane n'urupfu rwe ndetse bakaba bavuga ko abasigiye icyuho gikomeye. Mutesi Scovia na Edmond Kagire ni bamwe mu banyamakuru bavuga ko banyuzwe n'uburyo Alain Mukurarinda yamenyaga gukorana neza n'itangazamakuru. Mbere buriya abanyamakuru abo turibo dushingiye ku kubona amakuru. Mukurarinda yatumye twese cyangwa benshi twumva impamvu yo kuba leta y'u Rwanda yarashyizeho ibiro by'umuvugizi. Mukurarinda yatumye abaturage b'u Rwanda abanyamakuru tubasha kumva politike y'igihugu, tubasha gutangaza amakuru. Yari umuntu utuma abaturage bumva politike y'igihugu, yari umuntu wasobanuye ikibazo kiri mu karere, imvugo z'urwango zipfobya jenoside n'ibindi bikorwa bitandukanye by'igihugu. Umugabo wari inshuti y'itangazamakuru ndabivuga nk'umunyamakuru, ni umugabo twabanye neza cyane igihe yari akiri mu kazi, mu gihe gikwiye kandi adahwema kwitaba telefoni zacu. Igihe bamuhamagariraga cyose yitabaga, haba nijoro haba mu gitondo haba ku manywa. Mukurarinda ni ukuri mu by'ukuri yari umugabo dutakaje umuntu wari ukomeye mu itangazamakuru y'abantu cyane, nta muntu yirengagizaga, yacaga bugufi. Tariki ya 11 Ukuboza umwaka wa 2021 nibwo Alain Mukurarinda yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Umuyobozi w'ishami rishinzwe abakozi mu biro by'umuvugizi wa guverinoma Nshimiyimana Emmanuel avuga ko Mukurarinda yari umukozi w'umunyamurava kandi uzi gukorana n'abandi neza, hakaba hari urwibutso rukomeye abasigiye. Ni umuntu mukuru afite experience, igihe kinini naramusangaga akavuga ati nta stress, yakunda kuri ijambo no stress kandi agahita ashakisha ikintu kigusetsa kugira ngo wongere utuze. Yari inshuti y'abato, yari inshuti y'abakuru, habayemo icyuho kinini cyane ku buryo bizatugora kugira ngo twumve ko hari umuntu turi bubone umeze nk'uko Mukurarinda yarari, kuko ni umugabo ufite experience wiyoroshyaga. Ikintu Mukurarinda dusigaranye kuri we, yaba nge cyangwa n'abandi, kinini kurenza ibindi byose ni ukwiyoroshya no kwerekana ko ibikomeye bishobora kuba byoroshye. Kwiyoroshya kwerekana ko ibikomeye biroroshye, urukundo, gukunda abantu no gukunda akazi. Umuyobozi ushinzwe gukorana n'abanyarwanda bari mu mahanga muri Minafet Sandrine Maziyateke avuga ko Alain Mukurarinda yagize uruhare runini mu gukundisha abanyarwanda bari mu mahanga igihugu cyabo ndetse no kubagezaho amakuru bakenera. Uburyo akunzwe cyangwa azwi mu Rwanda, c'est la même chose no mu mahanga. Mahanga afite umuryango, afite inshuti, afite abo babanye kuva kera, ndetse ku buryo na n'ubu ngubu abantu bari sous le choc turi wako esprit yo gukunda igihugu yagishije abantu benshi, yafashije abantu benshi. Na n'ubu hari abantu batari babyumva bakomeza kutuandikira kutubaza se nibyo, agahinda ni kenshi. Iyo esprit ya patriotisme yari afite guhuza u Rwanda, abanyarwanda mu mahanga n'u Rwanda, ni ibintu yabigizemo uruhare runini cyane rukomeye, turimo bidasanzwe. Yari proche nabo cyane, kubaha amakuru. Urugamba turimo muri iyi minsi n'ibihugu by'abaturanyi, abanyarwanda mu mahanga, afite ukuntu naho yakomezaga gukorana nabo. Alain Mukurarinda yakoze mu nzego zinyuranye ziri mu rwego rw'ubutabera,
yakoze mu nzego za leta, akaba kandi yari umuhanzi waririmbye indirimbo zinyuranye zirimo izaririmbiwe Imana n'iz'ubuzima busanzwe. Urukundo yakundaga umupira w'amaguru rwatumye ashinga ikipe yitwa Tsinda Batsinde kuri ubu ikina mu cyiciro cya kabiri, ndetse akaba hari n'indirimbo yaririmbiye by'umwihariko ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi ayifuriza gutsinda. Aho yabaga ari hose, Alain Mukurarinda yagaragazaga ko afite igihugu cye ku mutima. Aha ni muri Rwanda Day yabereye mu Bubiligi. Mwaka utaha ubanza ngera 50 naravuze nti ese naguma nyine muri ibyo by'abajene ni byiza, nahisemo noneho no gufasha abahanzi badafite ubushobozi, bafite impano ariko batabasha kumenya aho bibera. Nuko nguko ejo bundi mu Rwanda izo innovation zirashoboka kubera ko dufite communication bayivuze sinyigaruka, dufite gutembera, kugenda, ingendo, indege zirahari, dufite ubwo buyobozi bukora neza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe kuri X yavuze ko amwibuka nk'umuntu wakoze imirimo irimo kuba umuhanzi, kuvumbura impano, kuba MC, umushinjacyaha, umuvugizi wungirije wa guverinoma, kandi ibyo byose akaba yarabikoze neza kuko byari nk'impano ze. Yavuze ko Alain Mukurarinda yari umuntu udasanzwe, ufite uburyo bwihariye akoranamo n'abantu, kandi akaba yagira igihe cyo kubasetsa. Martin Ngoga wabaye umushinjacyaha mukuru ubwo Mukurarinda yari umuvugizi w'uru rwego yavuze ko Alain Mukurarinda yari umugabo mwiza wakoreye igihugu cye atizigamye. Yari umunyamwuga n'umunyempano, kandi akamenya gukorana neza na bagenzi be, akaba asize umurage udasanzwe, bityo amwifuriza kuruhukira mu mahoro. Umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro yavuze ko ari umunsi w'akababaro kubakoranaga na Mukurarinda muri OGS. Yagize ati igendera amahoro uwo twakoranaga ndetse akaba n'inshuti. Tubuze umuntu ufite impano, warukunzwe, ufite umutima mwiza, tukaba twishimira ko twamenyanye nawe. Tuzakumbura uburyo yakoranaga neza natwe. Tumwifurije kuruhukira mu mahoro no mu rukundo. Imana imwakire. Yego, kandi umunyakuri, kandi umuntu uharanira inyungu rusange aho kureba kuze bwite. Ibyo birahagije. Mu magambo make kandi afite igisobanuro. Reka manze ku bantu baraha, nabonye abantu bakomeje kunyandikira cyane. Space twakoze ejo, kuri space twakoze ejo yari ikwiye kandi nta kosa ririmo. Of course twagombaga, ntabwo ibintu biba biri clair, ntabwo kubika umuntu ni ikintu gikomeye, kubika umuntu ntabwo ari ikintu cyoroshye. So twagombaga gukora space kuko twe twifatiye umuntu aragenda ajya mu bitaro asanga umuntu akirimo bomboni atarashyira mu mwuka ngira ngo twabibonye tangaza igihe ryasohokeye. So nuko bimeze. Faisal ntabwo yego ira special ifite akamaro kanini cyane. Yego, kanini rwose. Waruzi ko narinze ngera mu kiganiro mu gitondo saa 9 hano i Kigali. Yego, estiro ibi abanyamakuru bacyandika ibintu batahagazeho. Yego, ibi bintu by'izingaruka, ibi bintu byo kurwanira amakuru no gushaka inkuru mbere Oswakimu utekereza ko bishobora kugira izihe ngaruka? Bibabaza umuryango w'uwo muntu urimo kwitahira. Ntabwo ndi bababwire wampaye amakuru, ariko kandi arakomeye, ni umuntu ukomeye, kandi akora muri leta. Yambwiye ati kugeza amagingo ntabwo abaganga baremeza ko yatabarutse. Hari abe ntekereza ko ari ufite ubumenyi buhagije mu bintu byo kwa muganga. Ariko uyu ntabyo azimanazo ngo, ariko bawumva ko nibura abifite interest kubimenya. Ndabazanira umuganga, amazanire dogiteri, nta kibazo. Noneho abantu basiga barwanira inkuru ku buryo no ku mbuga baganiriraho buri wese bashaka kugaragaza ko ari we wamenya amakuru mbere y'abandi. Of course umuntu utari bugaruke, abanyarwanda barabizi, barabireba bakabibona niyo waba utari umuganga. Kumubona rero akizwe muri ICU, intensive care unit. Akenshi nta muntu ujyanwa muri intensive care unit ngo agaruke. Niba ari n'uwagarutse n'igitangaza.
hanyuma rero speculation zivuka zityo ziti kanaka arapfuye. Buretse tuzareba amatangazo avuga ko yatabarutse uyu munsi ku itariki enye, ariko bamubitse kuri 3. Bamubize ku icyo gitekerezo ntumvaga. Nese urumva mu by'ukuri twebwe abanyamakuru tudakwiye kwigaya iki kintu abantu mu kigare. Abantu bakomeje kunyikoma, utekereza ko bafite ukuri? Niba banahari bo bakoze iki kiruti cyawe bakitwereke, kuko banyikoma ngo nashatse kuvuga ko atatabarutse kandi yamaze gutabaruka. So njye nkababwira ko ntabwo twari twakabonye confirmation, kandi twohereje umuntu hano ngira ngo warabibonye, twohereje umuntu kandi umuntu akonfaminga ko umuntu ari muzima. Sinzi niba mubyibuka uyu mugabo wagiye nanjye noneho nari mfite sources zizo noneho zo muri leta kandi hejuru, sibyo? Noneho hari abantu bakunda impaka za giturage za kimotari. Ni ukuvuga ngo umuntu akiri kuri ventilator, kuri za mashini, babaganga bataravuga bati uko tubibona byarangiye reka n'ubundi tuzivaneho, ntabwo ubika umuntu. Ushobora kubivuga giturage, yewe sha ubanza atari bugaruke, ubanza atari bukire, ubanza ari bugende, ariko nakwita ukonfaminga ngo yapfuye. Noneho wenda n'abaganga bashobora kuba barakoze amakosa simpizi. Uribuka abo kuri groupe ya famille bakubwiye bati twatangarijwe ko yapfuye saa 10:30, ariko se wabibatangarije ni umuganga cyangwa ni umuturage. Nkanjye wize communication ndabizi ukuntu bigenda. Mushobora gukora umurongo muri abantu 10, noneho nkongorera uwa mbere ni babwire ko uruho mu kinyarwanda rwitwa urukiza, bikazagera kwa 10 utamenya niba uruho rutakivugwamo, nta nubwo batanavuga n'ikibindi, batavuga n'igiseke, ahubwo bari nko kwivugira wenda ngo Kofi Olomide. Urumva? Kubera ko inkuru irava kuri nge ijye kuri Godfather, ive kuri Godfather ijye kuri Abe, gutyo igenda ihinduka akantu, igera nyuma idafite amahuriro na zero yaho yatangiriye. So ubwo rero twe ntabwo tuba tugomba gusiganwa. Of course abamubitse mbere atari yashiramo umwuka burundu, abaganga batarabyemeza, byarangiye n'ubundi bihuye n'ukuri. Ariko se iyo bitaza guhura n'ukuri twari bubigenze dute? Aho niho havuga ikibazo. Noneho uwo muntu yambwiye ati izi reports ziri kwandikwa n'itangazamakuru zitera urujijo muri rubanda, zirabangamira, ziratera trauma famille ya Alemuku. Tugomba kwishyira no mu mwanya w'ababyeyi b'umuryango w'uwo muntu. So iriya space bakoresheje rero yari nziza kuko byageza saa 7 tubonye ukuri. Saa 7 za nijoro. Yego. Ko umuntu akiri umwe nk'uko abazima. Ntabwo twabyita gutyo, buri hari icyo bita clinical death. Abaganga niba babizi, niba hareka organe akanaka ke ko mu mubiri kagikora, icyo gihe ntabwo bahita bamubika ngo yapfuye. No kuri nuza kuri attestation de décès ntabwo bakwandikaho igihe ko yapfuye icyo gihe, kandi hari organe imwe ye wenda ari kirinzima yari ikikora. Ubwo kuri attestation de décès uzabonaho itariki y'uyu munsi, tariki 4 z'ukwa 4 aho kuba 3. Aho niho uzabona ko abanyamakuru bamubitse mbere yuko apfa nyiriza. Ukuri. Thank you so much. Urakoze kubishyiraho umucyo abantu bumve ko ntabwo ngiye nibasiba ibinyamakuru, ariko niba narakuriye muri kona zose. Reka warumaje mu kanya nubwo nakomeje kuko ntarimenyeranye nawe. Naramuvugishije ko urabizi nari mu gutegurira era application ya Kasamutwe, ndi ari mu bantu bamvugishije. Yabiteze amatwi arabyumva. Ntekereza ko abagari muri bari abantu 46 bari muri Anonymous. Turavugana arambwira ati ko dufata ndagukurikira, ndashaka amakuru ariko tuganira kuri kiriya kintu. Amana plan nziza cyane, ariko ntabwo ngibyo bivuga ko nari nziranye nawe, ntabwo nari menyeranye nawe pe, ariko no umuntu yari ikindi kintu uyu mugabo, ikindi kintu gusa Imana imwakire mubi. Reka dukomeze twumva ubuhamya bw'uyu mugabo,
hanyuma noneho nanibutsa abantu ko uyu ni umunsi wa kabiri, dusigaranye umunsi w'ejo wonyine wo guhostinga izi space zisanzwe. Mpamagarira abantu tubanye igihe kireke kuri izi platform. Iki cyumweru tugiye gutangira cy'ejo bundi tuzaba tugiye mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 94. Ndasaba buri wese turi kumwe ahangaha tugomba guhurira ahangaha tukabana, kuko ngiye njyana n'ibihe, so niko bimeze. Nizere ko mwese nzaba ndi kumwe namwe, cyangwa tuzaba turi kumwe nk'ibisanzwe. Spaces zo kwibuka, spaces z'icyunamo, ngomba kubana namwe, tugomba kuba turi kumwe nk'ibisanzwe. Nizere ko nyuma y'uyu munsi cyangwa nyuma y'ejo tuzatangira space kama kawaida nk'ibisanzwe. Mwese muzaze tubane muri ibi bihe bitoroheye bamwe, ibi bihe bitoroheye benshi. Muzareke tubane, kandi ntekereza ko tuzagira ibiganiro byubaka, ibiganiro bisana, ibiganiro bisana imitima, ibiganiro bitanga icyizere. Ndatekereza bizagenda neza, nzabane namwe kama kawaida nk'ibisanzwe. Reka dukomeze noneho twakira abantu. Reka nakire Bishop. Mfite Bishop Dr. Antoine Nzayisenga. Ni Bishop akaba na dogiteri. Amatayita aragwira, Godfather nkanajya na title nimwe. Reka dukomeze ijambo ryawe. Urinde ubwa mbere ngubonye kuri platform uri gatiki, ntabwo ari kugusuzugura. Umbabarire unyibwire, introduce yourself, ninde turi kumwe. Ni Bishop mubiki, uri doctor mubiki, hanyuma noneho twumve igitekerezo cyawe. Murakoze. Reka maze gusuhuze, nongera no gusuhuza Oscar Kim n'abandi bose bari ahangaha. Muraho neza? Muraho. Okay, nitwa Bishop Dr. Antoine Nzayisenga. Nkuko wenda Godfather n'ubwa mbere duhuye, ariko nawe njya gukurikira nyine ku ntuza kuri zimbuga nkoranyambaga. Ndi Bishop w'itorero ryitwa Anglican Mission Episcopal Church. Nkaba kandi nanone ndi doctor muri Christian Education cyangwa se uburezi gikristo. Mufite impamyabushobozi y'ikirenga. Ndi umubyeyi, mfite abana baba b'umubiri ndetse n'abasanzwe. Oscar kimwe duhurira turahura kenshi, turaziranye. Ubwo n'abandi tuzagenda duhura. Ndumva muri makeya n'ibyo ntuye Kigali. So rero nihuse nagira ngo mbanze bashimire kuri no space mwakoze. Nanjye muri no ko niwe icyo gihe wari uyoboye uriya muhango wo kurahira kwa perezida. Yari umuntu rero, reka mvuge ngo yari umuntu udasanzwe. Ndamuvugaho ibintu bitatu. Icya mbere, yari umuntu udasanzwe wizerwa n'abantu b'ingeri zose, haba ku rwego rw'igihugu yari umuntu wizewe, haba mu banyamakuru yari umuntu wizewe, ndetse no muri rubanda rugufiya, kuko yari umuntu usubiza kandi aho akenerewe akaboneka. Najyaga ndeba ukuntu acarenjingana n'abanyamakuru. Ikintu ngiye namubonyeho karite yari afite nziza, nuko yari wa muntu ushobora kuganira akagusiga usobanutse kandi usobanukiwe. Reka nkoresha ubwo buryo, akagusiga usobanutse kandi usobanukiwe. Mu yandi magambo, mwaganiraga ariko akagira n'ikintu agusigira kandi ukanasobanukirwa bitewe n'ibyabaga byakuzanye. Ayabona uburyo yajyaga challenginga abaskovia n'abandi banyamakuru batandukanye, kandi ukabona rwose ari hambo, ku buryo yaba uwakorera ndetse yawe mu biganiro bye ukabona nta kibazo kirimo kandi abitambutsemo gitwari. Nyiraho ngaruke ku gihugu cyane, akunze kugaragara muri no minsi mu gihe igihugu cyacu cyari kiri mu bibazo byo kwikomwa n'ibindi bihugu bitandukanye. Yabihagazemo neza cyane kandi rwose yubahiriza inshingano ze gitwari. So rero ku myaka ye navuga ngo iyo urebye njyewe nize ubwarimu, njya ndeba buriyo mwarimu n'umuntu cyangwa se nkareba ikiganiro cy'umuntu uranasesengura, nkareba mu buryo buri psychologique umuntu uko asubiza, nkakurikirana
ubundi bavuga yuko mu minsi y'imyaka 30 burya umuntu icyo wamutuma cyose ashobora gukoresha imbaraga zose zishoboka guhera mu myaka 20 ukagera 18 ukagera ku amutuma agikoze mu sesemu wagikora uko yatumwe hejuru 30 ashaka kubikora mu buryo yatumwe adashyize bisengura cyangwa akazamo kanarize gakeya. Iyo uzamutse rero ukagera hejuru ya 40 ukagera ku myaka nk'iyo yaragezemo niyo myaka umuntu muri deri akure yamaze deri muri deri umuntu ko ashaka izo ngo ubuze ubuyo ikubuze ubuze rusange tubintu urashaka network ugaruke network yawe yagiye urashaka network ugaruke nubara network ndakugaruka fixing a network yawe bwana Bishop Dr. Fly High urahari kandi Dr. ntabwo nkumva shaka kuri fixing a network hanyuma none ugaruke niba bigukundira shaka network hanyuma ugaruke Fly High uranyumva Fly High urahari Intare uramyumva ndakumva cyane mfata ijambo ijambo ryanjye no kuri no gushimira akazi mugabo yakoze ni mu 2018 mu rubanza rwa Ingabire Victoire biza no kuvaho yandika igitabo Kieman Pireki sinzi nimba hari abantu babizi bavuga ngo kivuga urubanza uko rwagiye uko hari benshi bahoraga bavuga ngo habayemo gutekinika ngo Ingabire Victoire baramurenganyije so abivuga neza yerekana uburyo ki Ingabire Victoire yabonye amatike yo guhura n'abantu bajya muri Kongo aho yagiye Kinshasa so kugira ngo abantu kuba ibibazo byinshi niho yese yandika igitabo aravuga ngo ibi ntabwo byari gutekinika ko icyaha ntaho kijya ntigisaza so wagikoza agomba kukibazwa so ni urubanza ndaza kukwereka icyo kinyamakuru nagifite mu rugo ariko mfite link yacyo yabivuze mu 2018 mu kwezi kwa gatatu. So ni umuntu mu buzima busanzwe wajyaga abwira n'urubyiruko niyo mwabaga mu gutembera hano za Kimihurura akabwira ni mwebwe Rwanda rw'ejo sha mugomba gukorana ingufu. Ni umuntu winspira urubyiruko, ni umuntu utagendera kuri runaka ndamuzi oya kora wigire. Icyo kintu cyonyine nari muzi. Muri ririya joro bavugaga ko yitabye Imana, nge nanze kugira ikintu mvuga usakimugira ngo ntari muri message namwandikiye uyu mugabo ari ku cardiasis, nanze kugira icyo mvuga kuko ushobora kwandika nabwira ngo amakuru yakuye he, ariko ntabwo yarari mu bihe bibi, ariko ntabwo yari yagapfuye. So kugeza the extent ya nyuma nari kumwe n'abaganga bagenzi babo dukorana avuga ko birangiye, ariko ntabwo kamwe nimba muzi neza ikintu kimwe cyo gutangaza amakuru kimaze kugenda kiba inshuro nyinshi. Nimba mwibuka iyi ndwara ya Marburg uburyo yasohotse niko na bino bintu byasohotse. So ikintu na kwisabira buri muntu wese gutangaza amakuru utari wabona source nyakuri, ntabwo mbiprefera cyane, nta nubwo twarakajye tubireka, kuko ibi bintu uyu munsi nitabikora
uzasanga hari ikindi kintu cyabaye runaka ariho ujya kumva umuntu ashize andi makuru hanze nk'urugero nko muri awuka mwabonye iriya tangazo ko ryagiye. So ni ibintu abanyamakuru bagenda babyigeho cyane. Ndagushimira cyane ku bwa iriya initiative yo gukriticizinga ku bantu. So we should not spread information before it's confirmed completed. So hari akandi kantu nenda kuvuga kamwe umbabarire Oswakim, na kajyanye na Patrick buri gihe space ngiyemo akunda kuvuga ikibazo cy'umubyeyi we, which I think nimba hari ahantu umubyeyi we arengana, hano mu Rwanda ntabwo harenganywa. Njyewe kubizi neza mu Rwanda iyo umuntu hari ikintu abazwa arakibazwa, ntabwo ari kuvuga ngo ninde runaka. Patrick ndabimubwira nahindukire agaruke. Patrick avuga ko umubyeyi wafunzwe kandi azagaruka mu Rwanda ari uko Kagame yapfuye na James Kabarebe. So ubwo surumva Patrick ibyo ngibyo warenzaho iki? Patrick mureke. So komeza rero. Patrick mu yandi magambo ntabwo ngiye gushinja ubugarasha, ariko amagambo uvuga nayibigarasha. Désolé, uri inshuti yanjye kuvugisha kenshi sinjya nguheza, sinjya kwima ijambo, ariko uyavuga ko azagaruka mu Rwanda Kagame na Kabarebe batakiriho. So ubwo surumva ngo warenzaho iki? Naramubajije niba umubyeyi wawe yarapfuye urumva atarabyaye imbwa, niba udashobora kugenda ngo uje gushaka ubutabera bw'umubyeyi wawe, none se ni gute ahunga ifungwa rya se? Ibyo ngiye tubyore n'unamugurukiho. Okay. So ideally, thank you so much for this space yo gushyira ibintu ahagaragara, kandi dukwiye kujya muri uyu murongo hahandi. Nimba ufite inkuru, tanga inkuru ufite sosi yayo. Nimba hari ikintu ugiye kuvuga, vuga ikintu cyubaka abantu, gifite sosi yacyo, gifite naho kigana. Godfather Oswakim, I'm getting inspired of you guys, the way how you spend the information. It has some sources. So Godfather, I will share with you that link ya Mukurarinda aho yanditse kiriya gitabo n'ikinyamakuru kirimo kubyandika bavuga uburyo ki baciye urubanza rwa Ingabire Victoire. So Oswakim niko kuri urumva ndi mu bantu bazi Kinyarwanda kandi ndi muto, ndi mu bantu ariko uri umukecuru mane. Ariko uziko abantu ari ukuntu njya abantu Kinyarwanda bakagira ariko ureba ugasanga uri umwana wo guta umutsima. Ntabwo ndi umwana wo guta umutsima, ariko ndi muto bitewe n'Ikinyarwanda mvuga ngiye buri urebye uri muto. Ndi muto ariko n'uwenda nuko ariko rwo ndi muto utari gito. Rwiyo ne bavukiye rimwe rwapfuye ibaba. Ariko uzikora uko bakabiriza ko nta kiyoni kirenze imyaka 30. Namwe nimwumva umuntu muto witwa Sebutimbiri bwa Shyamba. Uretse ko uko Oswakim yize neza, buri giye kureba nka Oswakim izina muze yari kwifuza kumwita uzukuntu yagomba kuba yitwa Cyamatare Kanyarukato. Na Kanyarukato. Yeah, so okay. Muri babi cyakore. Cyakore cyari kuba. Muri babi ndabemeye. Yari kuba yitwa. Niko bimeze. Niko bimeze. So ngayo nguko rero nguko bimeze, abantu muze hari ukuntu turi gucishamo tugacishamo turirimbo tw'umugenzi. Ntabwo umusaza yapfuye cyangwa ntabwo yitabye Imana, kuko nta muhanzi upfa. Nta muhanzi upfa, umuhanzi ahora ariho kuko aba yasize ijwi ry'imusozi. Impamvu kera bavugaga ngo nta muhanzi upfa nuko yasigaraga avuga ijwi rye riri hari igihe abantu barishakiye bakaryuba bakamwumva so agasigaraho. So ubu ngubu nanjye ubwo ngubwo nzaba umwe mu bahanzi kuko naravuze koko. So nta muhanzi upfa rero, umwe mu basizi. Umusaza yaryamiye uko abagabo twese rega nuko mutabizi twese buriye bisi izahagarara tuvemo ikomeze, kandi icyo mbikundire meze neza nka bisi hari igihe ivamo umwana akavamo mbere umusaza akayisigaramo, nuko bimeze. Uru n'urugendo rwa twese kuva kubona ko ari igitangaza iyi si nicyo nyikundira, iduhana bingana
hari aho bigera bikavuga ati ariko wibuke ubundi ngo mu gihe cy'abaroma ngo abami iyo umuntu yabaga amaze kuba igihangange bamushakiraga umumotsi umubi ruhande. Umumotsi nimvuga umumotsi ni umuntu navuga nka escort cyangwa umuntu umuba hafi akamubi ruhande, ngo yagendaga ngo akamubwira ati yego bakunda abantu bari kumugira igitangaza, ngo warangiza ngo akagenda akamujya mu matwi akamubwira ati yego ibi gitangaza ariko umenye kuzapfa. Byari gahunda, byari byemewe, babaga barashyiriyeho umuntu ngo ati ibyo ukora byose ariko wibuke kuzapfa. Ati uzapfa. So uru ni rwo rugendo twese duhuriramo ahangaha. Uwo waba uri we wese, waba ufite uburanga, waba uri mubi, waba uri muremure, waba uri mugufi, waba ufite ubwenge, waba uri ikigoryi nkanjye aha, icyo waba uri cyo cyose igihe kiragera ugatanga umwanya. Ibyo ngibyo byo ni nk'ihame, nta hantu ibyo ni nk'ihame, ariko sinzi impamvu kugeza aya masaha abantu batabimenyera ngo babyakire. Waba ukomeye, waba uworoheje, uwo waba uri we wese, igihe kiragera ukabisa abandi ugatambuka ukagenda. Musharinga space nze dutangire mu kanya. Tugiye gufata umwanya urambuye. Osoki wari ufunguye mic mbere yuko ngaruramo Murekatete. Osoki murahari? Okay, ndahari. Ni hari abavuga ngo ntibibaze impamvu abantu batabimenyera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabivuze mu gushingura cyangwa gusezera bwa nyuma Fande Dr. Colonel Joseph Karemera. Yego. Bitewe no kwikunda kwacu. Ba muntu bafuza ko ibyiza bimuguma iruhande. Iyo hagize rero ikiza gihenze mu byo wari ufite kigenda, ntabwo byakira ku buryo bworoshye. Ni muri iyo filosofi nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabivugagamo. Naho ubundi ni ibintu bimenyerewe, nako ntibimenyerwa ariko ni ibintu bisanzwe bibaho. Ahantu uzasoma usange iyi si imaze kunyurwaho n'abantu miliyari 100. Yego, abariho ni miliyari 8. Ko 92 yaciye hano zaragiye, sibyo? Twe turi mu 8 kuko tugihumeka, ariko 92 zaragiye. Still wawe ukunda yari umuntu noneho biba igitangaza. Ibaze ko n'iki urakibura ukagitakaza ugahangayika, ukabura ibitotsi, ukavuza yabahanda, ukamerute. None umuntu waragiye cyane, mutazongera kubonana, mutazongera kuvugana, icyo gihe ubwo urumva koko twagira dute? Ntabwo dukwiye kwirenganya. Nicyo nashaka kongera. Urakoze. Urakoze cyane. Igisupusupu rero buriya hari ijambo yambwiye, ibintu birashoboka mu Rwanda. Turicaye mu gitondo ku ibaraza, ngiye nk'ikawa gusa, maze kunywa ikawa bamuzanira ikindasi. Ndakireba ndabone nakubiswe n'inkuba, mfatwa n'amashanyarazi, sigara nzengerezwa mbura onicara. Yewe Murekatete ry'abatoya, umuteta bikwiye cyo ngwino bitete. Mwari muzi ko ari yanjye? Uretse n'ibyo rero, uretse kuririmba, mwabyumvise yabivuze ngo bajye batemva menshi ibintu byo kuzana abanyamahanga bakaba miliyoni. No, natwe bajye baduha turabishoboye. Hari akantu nababwiye ndi mariye, hari umugore uncumbikiye, tujya ku ntaha muri 2002. Naramuhamagaye ndamubwira nti rero Machel Martin mbona muri supermarket kwa papaye, ni urakora muri Bank of New York.
i Buruseli ngiye nkora mu bushinjacyaha i Kigali nutazi i Kigali tayari mwiha amashyi muri beza we banditse bike nabaye nitwa Mukurarinda nk'uko babyanditse nize amategeko mu Bubiligi ndarangiza ntangira kubavoka maze nk'amezi 9 mpura n'umugabo witwa Gisire sinzi niba ari hano ati dutahe tugende gutyo gusa Gisire nta muntu utamuzi niba batari hano nta muntu utamuzi ubwo nagenda rero ngeze i Kigali mbaye umushinjacyaha peti hashize iminsi batarabishoboye nyobora urwego rwa Gasabo ntabwo namaze iminsi umugabo witwa Ngogaranga ati nube umushinjacyaha ku rwego rw'igihugu mbaye procureur national abantu bajya bayitiranya muri procureur general oya procureur general ni umwe tukaba procureur national nk'umunani cyangwa 9 ubwo nakoze akazi kanjye ndazishinjaye ntabwo wancikaga napfaga ni kuvuga ngo niba mfite uko ibikorwa byakozwe nkaba mfite ibimenyetso nkaba mfite itegeko niyo wazurinde naragakoze maramo imyaka 13 muri 13 nza kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha benshi barahanze narabivuze cyane abanyamakuru bajya bambwira ngo barankumbuye ngo navugaga neza hanyuma ikindi nakoze ni iki nagiye muri département international muri département international muri parquet mpuriramo n'imanza z'ibigugu ariko abantu nimwe muzita ibigugu burya twebwe turi mu ntabwo tubona ibigugu bya bigugu batubwiye ngo dukore bya bindi mujya muvuga ngo turakora batubwiye ngo dutekinike aho ngaho nibwo byatugora muzi ko baravuga ngo turatekinika ngo turahimba hari abantu tugendera bakavuga ati ko umushinjacyaha gushinja ntabwo mwahuriye n'umunsi arabimbwiye namwe ariko ngende mpurana dosiye ntabwo nkeneye guhura nawe dosiye iyo nta kintu kirimo ntabwo ugera iwanjye niyo bahakugejeje nta kintu kirimo ndakurekura ugataha ariko niba kirimo nk'uko mukanya bivugaga ntabwo wancika ubwo rero ibyo ngibyo birangiye mu myaka 13 ishize hari akantu nababwiye ndi mariye hari umugore uncumbikiye tujya ku ntaha muri 2002 naramuhamagaye ndamubwira nti rero baje bimaze mbona muri supermarket papaye ni urakora muri Bank of New York i Buruseli ngiye nkora mu bushinjacyaha i Kigali nutazi i Kigali tayari arataha turi mariya Imana ishimwe dufite abana babiri ejo bundi rero mu kwezi hashize imyaka 4 cyangwa 5 ava ku kazi ntabwo yarereye Karungu bya bintu bya yaje aseka ati turi yawe irageze ibite yakora muri Bralirwa ati banyereje mu Buholandi ati tugende aturibuka umpamagara ngo urataye ngo dutaye kwambara muri Bank of New York ndavuga ndetse ko perezida wacu yabaye agaciro nyine tugende bati ntabwo bazakoreka uza amabanga menshi uzi ibiki n'ibiki nandika ibaruwa procureur general asinya ministre Busingye arasinya mu gitondo rigendera ubwo tugiye kuba mu Buholandi nsubiye muri diaspora ngezeyo rero ikintu cya mbere nakoze ni iki nahuye n'ibibazo byinshi cyane kuri ryaje umuntu ababwiye bita gutekinika barananyandika kenshi cyane baranankanga kenshi cyane ngo baza kwigaragambya imbere y'umuryango bazabuza abana kujya ku ishuri ndavuga nti ibi bintu njye n'uvuga ntacyo bintwaye kuko nari nzi ibyo nakoze bifite icyo bishingiyeho ndavuga ntabwo abana banjye bazagira ikibazo ubwo se mu nshinjacyaha se no munyamategeko ndicara nandika igitabo mbaye umwanditsi ndacyandika maze kucyandika mu Kinyarwanda ndangije yishe mu Bufaransa cyitwa qui manipule qui ibirimo muzaje kubisoma ubwo ngibyo birangiye ndavuga nti rero ni iyi experience ni iyi innovation nakura muri ibi bintu byose nanyuzemo nk'umuntu wabaye mu Rwanda njya kwiga mu Bubiligi ngaruka mu Rwanda mu myaka 13 madamu asubije mu Buholandi ubu yavuze turagenda tugeze muri Cote d'Ivoire ubu niyo tugeze naramenyere nta kibazo ndavuga ni muri iyo muvuma tubamo dora tugenda nakora iki nashyizeho kabine ikora ibintu igira inama noneho irahama mu mategeko no mu butabera ariko cyane cyane mwebwe ba diaspora mugira ibibazo bibiri muza mu Rwanda sot ni mu kwezi kwa 7 cyangwa kwa 8 ukwezi kumwe
nta kintu mwatubeshye cyangwa ni mu kwa 12 kuri Noheli ibyumweru 2 nta bindi ndabyumva kandi nanjye narahabaye muza mufite ibibazo inkiko abavoka land center mu butaka mukabitangira abantu babafasha hariya kubera ko mwazanye amayero muri uko kwezi très gentil bakaba bana beza bakaguhamagara ukababona mu gitondo avoka byose ukabibona kurenga kuri aeroport hamagara telefone yawe mukenda gusara kubera iki kubera kuzi kuzagaruka umwaka utaha ibintu bigakendera nguko twakizeho rero uburyo kuko na diaspora yiwemo ibibazo mbizi ushobora kugufasha utiriwe uza ejo bundi abantu barambye bati abantu baravuga ngo ntushobora kuvana umuntu ku rutonde rwa jenoside yakorewe abatutsi ngo ntibibaho so kwivuga meza uno mwaka navanye 3 kandi parquet general irabitangaza umuntu akavuga ntashobora gusubirana umutungo ngo kubera ko itegeko rivuga yuko abantu badahari imitungo y'abicungwa n'akarere barayisubirana ntibazababishe nari basubije ari nabavuze ati igurishe birakorwa umuntu ati bantwaye umutungo kugera mu rukiko rw'ikirenga ndengana kubera ibi n'ibi birasuzumwa umuntu bakasubiza umutungo we cyangwa se ingurane ikwiye iyo ndangije muri ibyo rero mbo muhanzi sinavuga ko batabyanditse byose ndaririmba bien abantu bakavuga bati abiyenza ate abifatanya gute tugerageze turebe sinakubonye nabaye nk'ubonekewe nibaza ibimbayeho sinasobanukirwa nakubiswe n'inkuba mpaka n'amashanyarazi sigara nzengerezwa nicara yewe murekatitetetero ry'abatoya umuteta bikwiye cyo ngwino bitete mwari muzi ko ari yageze uretse kuririmba mwabyumvise yabivuze ngo bajye batemba menshi ibintu byo kuvuga ngo no natwe bajye badutura bishoboye niba ari byo dukosora mu bitubwire ariko ntimukaturutishije abandi hanyuma rero murabibona wakutaho bandagera 50 naravuze nti ese naguma nyine muri ibyo by'abajene ni byiza nahisemo noneho no gufasha abahanzi badafite ubushobozi bafite impano ariko batabasha kumenya aho bibera nuko nguko ejo bundi mu Rwanda izo innovation zirashoboka kubera ko dufite communication bayivuze sinyigaruka dufite gutembera kugenda ingendo indege zirahari dufite ubwo buyobozi bukora neza nguko gushobora gufata umuhanzi wari ese mvuga iki wararaga Rwantambi hanze mu mezi 6-8 kuri YouTube kuko mu Rwanda dufite 4G akarebwa na inshuro miliyoni 4 mu mezi 6 kandi akajya gucurangira muri arena imbere y'abantu 10 yararaga hanze mwese muramizi ni gisupusupu igisupusupu rero buriya hari ijambo yambwiye ibintu birashoboka mu Rwanda turicaye mu gitondo ku ibaraza ngewe nk'ikawa maze kunywa ikawa bamuzanira ikindasi ndakireba ndabone Narcisse Karame nzanira irindazi nanjye ati oya mama ati tugabane yarazi ko nanga ndambwe ntibyorere reka tugabane turagabana mfata igice arangira rande bati boss ni Karame ati uzi kubona ntakirara mu rutoki n'umugore n'umwana w'uruhinja rw'amezi 3 na sheshu meza narabize ati nta muntu ni ibintu byinshi bamaze imisi bavuga nta muntu uzi aho wambaye nyine nyine uhaza mu Rwanda birashoboka ngira abajene rero nabonye hari abajene mu
Rwanda ku birebana n'umuziki dufite amasitudiyo meza mushobora kuza kubakorera. Wenda hari za operasiyo abahanzi nkanjye barabyumva za mastering dushobora gukorera hanze, ariko ibindi byinshi dushobora kubihakorera. Dufite abakora video meza mushobora kuza kuyakorera iburayi mukorera ku isaha kuko turacyari kuri forfe. No kuvuga ngo yes, ushobora kuza mu Rwanda waguze tike ugacumbika kwa mukuru wawe y'amafaranga kuzajyana muri studio hano i Brussels cyangwa Koronya guhenda ukayavana album kandi igakinwa Australia igakinwa muri Afrika y'Epfo. Ibyo ngibyo birashoboka. Dufite none mu mavideo mwabonye ibyiza bitatse u Rwanda, mwabonye abakobwa n'abahungu bakina mu video yacu. Murakoze murakarama. Reka turekera ahangaha Oswaki. Abantu reka turekera ahangaha noneho ndabona hamaze kuza abantu 2-3 no batari bwo expectingaga ntekereza mwakabaye muzo tukicarana hano kumwemera cyangwa tukabana n'umugenzi cyangwa n'umuvandimwe. Abantu nkawe ntibamva. Reka dukomeze. Oswaki urahari? Ya Godfather ndahari. Yego, so ndashaka kugira ngo udufashe ya bitakugiye udufashe uri mu bantu ntekereza basobanukiwe nyakubahwa Mukurarinda, umutubwire mu magambo make Mukurarinda ari muntu ki cyangwa ni muntu ki? Okay. Ngira ngo munabikurikiye n'icyo kiganiro yatanze muri Rwanda Day uhita umenya Alain uwo ari we. Ton akoresha irimo ubupfura, irimo kwishima, irimo ubuntu, irimo kumva ko yaharanira ko aho ari abamukikije bishimira kuba bariho, bishimira kuba baravutse. Alain wabonaga ko atashyiraga inyungu ze imbere, ahubwo yashakaga kwiza abantu benshi zijya mbere. Umugabo wiyoroshyaga, umugabo sinzi njye biragoye ko nabisobanura no nk'umunyamakuru. Twebwe abanyamakuru ni umuntu watworoheraga mu kazi kacu, kumutumira kuza yaza mu kiganiro mukaganira mwisanzu wano ko gusa nk'uwikandagira bite byose kuko nta kibazo yatinyaga ko wamubaza. Noneho rero wareba abantu yagiye azamura. Ejo nababwiraga ko nigeze kumva atanga ikiganiro ko ibintu by'umuziki bitangiye akiri muto muri Sunday schools cyangwa se sinzi muri Kiliziya Gatolika niba nabo babyita Sunday schools, ariko ni muri korali z'abana hari kuri Saint Michel. Noneho ko yagiye kwiga mu Bubiligi, nyirako nkabyumvise yagiye kwiga amategeko, ko yagarutse muri 2002. Ubwo mu 2002 yari afite imyaka 32 mu byumve. Aba umushinjacyaha uyoboye abandi ku rwego rw'akarere ka Gasabo. Urumva ko ni umuntu w'umunyabwenge kandi w'ubupfura. Ntabwo bagushinga akazi nk'ako uri muto gutyo batakubonaho ubwangamugayo. Kandi ahita anakubwira ati ntibyatinze procureur general ahita anshyikira ku rwego rw'abaprocureur bo ku rwego rw'igihugu. Bose hamwe ngo 8 cyangwa 9, umwe mu ba procureur 8 mu gihugu. Urumva ko ni umuntu uba wizewe kurusha abandi benshi. Agirwa umuvugizi w'ubushinjacyaha, akora akazi imyaka nka 10 n'ingahe mbere yuko asaba kujya mu kiruhuko cyo kugeza mu gihe kitazwi. Impamvu yabisobanuye, yagarutse mu 2021 guverinoma wungirije. Akazi mu by'ukuri ntabwo twavuga wenda ko kamubanye kenshi, akaba ariko katumye cyangwa se nta gihamya tubifitiye, ariko biramutse ari nabyo we can celebrate it. Yabaguye ku kazi, yabaguye ku rugamba. Nibyo
according kuri iyi inkundura imaze iminsi yari umuhanga ku buryo ngiyo niyo namutumye nabone n'umubaza cyangwa icyo kumubwira kuko ari wa muntu udashobora gucalenjinga ofete yaragiye kumera mu mivugire ye nuko iyo uriya yo harimo indiscipline cyangwa akaba ari nakasamutwe wa mugabo waje kwiyamamaza mbanda banda uramubona ukuntu afata umunyamakuru wa challenging ari wahubwo bari kubaza ni kuyi mugabo yarameze yafataga byose we yaguhamagaraga akamanza akagushyira mu murongo we shaka kugenderamo yarangiza akagwa message utanga agatambutsa message utamubereye inzitizi n'ibibazo byawe so uwo muntu rero ni umuntu ufite ubuhanga so ngayo nguko Oswaki amagambo make nibyo nakubwira kuri uyu mugabo urakoze cyane kuko warutugendanye so ale mukomu muziki Clarisse Karasira ubu wamaze kuba inyenyeri ni ale muku wamuzamuye amushyira kuri automation gisupusupu byo mwabyiyumviye studio indirimbo zigasohoka ku mafaranga ye urumva noneho buriya Mani Martin mubona nawe azaboneka agira icyo avuga kuri ale muku hari 2020 imyaka 20 irashize ale muku ari kumwe na MC Mande muri studio za Radio 10 kuko murabizi ko Radio 10 yavutse 2004 hari 2005 rero ku Mande besheje bakwita talent search hanyuma Mani Martin arayitsinda kuri iriya ndirimbo yitwa Mfituru kumbuzi jana byiyumviye live kuri radio bamutumiye nawo umwana muto witwa Mani Martin so nuko biranashoboka nuko nyine aremu kuyiza amategeko akaba ari yo wenda avuga yahahishije usibye ko bari bafite nandi bavana amafaranga ariko umuziki turushyize ku munzani dushobora gusanga ariyo talent aremu kugera afite nini wenda no kurusha n'ibindi sinzi niba nshobora kwemeranya n'abandi ariko urebye umuziki yes niyo football akunda bigaragaje ko ayikunda akoresheje umuziki aremu ko ntabwo ari umunyempano imwe yari urukomatanye rw'impano zigendera noneho mu myaka urabona twavuze kwabonye ko yagarutse mu gihugu avuye kwiga mu Bubiligi yarangije kwiga ntiyahita agaruka hanyuma agaruka muri 2002 ubwo yari afite imyaka 32 ngaho dushaka duhera aho ngaho tugere ku myaka 55 yatabarukiyeho harimo imyaka 33 nk'imwe ya Yezu niba ibikorwa bye wagusaba kubishyira mu mbonerahamwe wakwibaza ibi bintu byakozwe mu myaka ingahe ni na challenge kuri twebwe duhumeka tugomba gukora emiration kumugenderaho kumwigiraho kureba ko twagira ikirenge muke so hari abandi bashaka gufata ijambo reka no kwiharira murakoze abe uranyumva ndakumva okay wafata ijambo hanyuma Patrick waje kuvuga cyangwa ntabwo ufite icyo kuvuga Patrick mukomere muranyumva manika ikiganza kugira ngo nze gukurikira dufata Bishop Dr. Antoine Nzayisenga mute your mic yeah muting mic yawe ndaza kuguha ijambo nyuma ya Abe thank you Metra Abe ijambo ni ryawe murakoze cyane buriya muku kuba atabarutse muri ubu buryo icyambere niko byagomba kugenda Destin wese afite kuntu azataha crise cardiaque muri iki gihe ni uburwayi byibuze abagabo 4 kuri 10 baba bafite iyo probability yuko ari cyo kintu cyabahitana cyane cyane muri Amerika mu bihugu byateye imbere ahantu henshi
isukari tuba dufite mu mubiri ibiki n'ibiki hari ibyago byinshi by'uko hari atake yine yatwara umuntu. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kuri we yagize privilege yuko buriya kugwa ku rugamba, kugwa uri mu kazi, niba uri senateri, ntawe wakwifuza gutaha akiri mu kazi atarajya mu zabukuru, ariko nayo ni honere kandi intwari ntabwo zitinya urupfu, anytime you can go. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, noneho ngiye mvuze ku bigwi bye cyane cyane abanyeshuri biga amategeko kandi bakayiga bashyizeho umutima, bazi neza, hari ibyo bita case study. Akenshi hariya muri prosecution office cyangwa authority habamo imanza z'inshinjabyaha inyinshi. Ugiyeyo usanga rwose ari mu bashinjacyaha kandi beza, nk'umunyamategeko wakwireferaho kandi wagira role model. Icyo ni icya mbere. Icya kane, ku bijyanye n'iyi kesi turimo, ikindi ku buhanzi bwe, hari indirimbo ushobora kuba warumviseho Godfather, uze gucuranga indirimbo yitwa Museke Weya. Museke Weya uraza gusanga warayumviseho mu bihe byashize, kumva ziriya Amavubi, kumva ziriya nk'uko wabivuze zose, ariko Museke Weya uze gushaka umwanya uyicurange taha. U Rwanda rw'ubu ni ubuki, ni umunyu, ni amata, ku buryo umudiaspora wese yiga yumva rwose yasaba akazi yagira gute. Ariko mu bihe bya 2002 ni Burayi buryo gihe hari akazi, no muri Amerika icyo gihe hari akazi, byaragendaga. So gufata rero initiative agataha akajya kuba umushinjacyaha ku rwego rw'akarere, nuza iriya grande instance, n'amafaranga bari make. Icya kabiri, allowances, ibyo byose nyine nk'umuntu ufite ambition akemera agakorera aho ngaho. Yarashoboraga kujya Irahe, icyo gihe hari urubanza CPI, hariyo imanza zikurikirana ba genocideri bo mu Rwanda. Nk'umuntu wari uzi Ikinyarwanda, azi Igifaransa, azi indimi, yashoboraga gutagetinga aho ngaho akavuga reka njye gukora hariya, mbe umusimuzi, mbe umuavoka. Donc ariko izo opportunité zose yashobora kuba yagiraho mu gihe cya vuba, nk'umujene yarabiretse arataha. So niba ujya kureba icyo gihe cya 2000 kangahe ataha, hari amahirwe menshi yari asize i Burayi, ariko aremera araza ashyiraho itafari rye, kandi yari afite flexibility rwose ku myumvire. Yari asobanukiwe, yari umusirimu nuko nabyita, yari instruit, yari yarize neza, yari azi igihugu, yari azi impumeko yacyo, yari azi politike yacyo, yari azi situation kirimo. No ku muvugizi ukabimaramo igihe yari amazemo sans défense, donc ni ride ni tâche. Akaba yarakoze ziriya manza z'inshinjabyaha, gushinja abantu. Hari n'umuntu twakwita wari mu Rwanda mbere ya jenoside, bafite benshi bamuharsela, bamugendaho, bagira gute, ariko ibyo byose no agashyira imbere inyungu z'igihugu. So muri make bye navuga ngo rwose umuryango we wumve yuko abanyarwanda, inshuti z'ukuri, inshuti z'igihugu, bamuri inyuma, bari inyuma y'umuryango, babwiye bati vraiment our heartfelt condolences, bivuye ku mutima. Abantu benshi banabigaragaje ku rwego rw'abanyapolitike, abo bakoranaga n'abakurikirana rero hafi politiki yo mu Rwanda, imibereho y'u Rwanda. Abagabo nk'abariya bari za figure ziri hejuru, abantu baba bazi abantu uko b'inyangamugayo, baba bazi abantu bakorana
umuhati bashyize imbere igihugu. Muri make nicyo ngicyo namuvugaho, kandi nsaba yuko nubwo turi kuvuga kuri ibi bigwi bye, kumunamira, kwifatanya n'umuryango we, ducishemo kuri izo ndirimbo ze ukanyuzaho. Ntabwo aha turi mu muborogo, turi kuvuga ibyo bigwi no kumureberaho ibyo twamwigiraho, cyane cyane abanyamategeko rwose. Njyewe navuga yuko narekomendinga Alain Mukuru nk'umuntu wafatiraho icyitegererezo kandi ugakora neza inshingano zawe. Njyewe rero nsabye iyo ndirimbo turaza kuzikina. Muri kunyumva? Turakumva. All right, so reka dukomeze, ubwo naza kuboneka uraza kutubwira akabana yagiye. Reka twihute, reka dufate Patrick. Mukomere ndabasoje mwese. Muranyumva? Ndakumva ariko uri mu rusaku. Mumbabarire, en fait ndi mu modoka. Okay. Afite ndi gutaha, nakorewe maze iminsi nk'ibiri itatu nkora mu Busuwisi, ndi gutaha mu Bufaransa, mba mu Bufaransa. So nibiza niba wana bibagoye wabikupa nta kibazo, ntago ari ngombwa, sibyo? Icyo ngiye nashaka kuvuga uyu munsi, sibyo? Good father. Ndakumva. C'est bon. Mukuru Arinda birababaje ko yitabye Imana. Twihanganishe umuryango we, twihanganishe. Numvisha bavuga ko yari afite umudamu n'abana, ntabwo nari muzi njyewe ku bijyanye n'umuryango we. Icyo tugomba gukora nihanganisha umuryango we. Iyo umuntu yitabye Imana tugomba gukora uburyo bwose twihanganisha umuryango. D'ailleurs ukongewe nk'umukristo, nk'umukunda Bikira Mariya, ukunda Imana, ntabwo nabibaye impoza, ariko nyuma yaho nkanjye ningera nko mu rugo mu masaha 4-5 ndapfukama muvugire wenda nkandakuramutsa Mariya 2-3. Imana mwakire, yaba mwiza yaba mubi, yaba umwicanyi yaba icyo yaba cyo, simuzi gusa uko yamera kose n'umuntu. Imana mwakire mu ijuru, iby'isi bitandukanye n'iby'ijuru. None icyo nashaka kuvuga rero ku bijyanye n'uburyo muzi, yewe Mukuru Arinda, hari igihe cyashize ndasakuza cyane bitewe n'uko yewe mfite umubyeyi ufunze. Nagiye ahantu hose, muri Gacaca, gisirikare, Umuvunyi, n'ahantu hose biranga. Ngeze aho ndamubwira nti abonye ndi gusakuza cyane kubera uburakari. Umuntu wese afite uburenganzira bwo kurakara no kubabara, ikibi ni ugukora ku muntu no kumwica cyangwa kumugira gute, sibyo? Noneho ndamubwira nti umva rero nkubwira, arampamagara, ndamubwira nti turandikira. Ndamubwira nti rero ngiye mfite ikibazo, mfite data ufunze kandi ari mu bibazo bya jenoside. Ariko se ko nakoreye abantu benshi ba jenoside, ibyaso bimeze bite? Nuko mwibuka kugira ibintu bijya imbere. Arambwira, twarandikira, arambwira ati uzambwira ibyaso nzakubwira. Arambwira ati uzagenda urebe mukecuru mama wambyaye muganira. Aragenda ajya mu rugo, ahura na mama, dutuye Kicukiro hariya.
baricara baraganira arambwira ati nzaboneka ku cyumweru ubundi mba ndi mu kazi arye mba ndabija ndumva ari no mu Bubiligi aba mu Bubiligi n'ibiki au final arambwira ati nzajya kureba baragenda baricara baraganira mukecuru na mama muvuga mukecuru ni mama noneho birangiye arataha ntiyongeye kumvugisha kuko yaragiye aragerageza akora uko ashoboye kose sibyo rero yarambwiye ati ningaruka wenda nka bija tuzaganira wumva ko hari abantu b'imfura uko bamera kose uko byamera kose bafite umutima yarawufite sibyo noneho ngewe ndamwibukira kuri icyo ko nibura yanyumvishe agakora rezefa akajya ahantu hose nyuma y'uko ngiye muri gacaca nyuma y'uko ngiye mu rukiko rukuru rwa gisirikare nyuma y'uko ngiye kureba ba Mucombero uko ngiye kureba abantu bose bagize ndetse n'uriya witabye Imana ejo kugira ngo niba bamucira urubanza daye ejo yitwa nde cyangwa ejo bundi niba ari umuciri wavuze ngo Banana Republic niba ari umuciri sasa bose barabifunze bitanu yari umucira atese ari umushinjacyaha ntabwo aca imanza ikindi we yari umushinjacyaha ntabwo ari bya gisirikare oya nasane mu kubyahurira he ko yari umushinjacyaha kandi umushinjacyaha utari wo mu nkiko za gisirikare ntabwo bijyanye mu mbabare kuba muciye mu ijambo nagira ngo nsobanure ako kantu murakoze oya reka nzarangize ndamusubiza reka tubireke soza ijambo ryawe nkumve wa mugabo no juste kugira nsonze byo niba twibuka umuntu n'abandi bose bagerageje kugira icyo bakora ngenda mwibuka nk'iyo foro yakoze ndayimushimira nibura ko yaragerageje bikanga biba bifite uko bimeze tutazi ibindi byo mu madetaye ari tekinike ni cyangwa ari inkiko kifekwa ntabwo ari ngombwa icyo nge mureba ni umuntu witabye Imana uyu munsi ntabwo nagakwiye kubijyamo muri detaye kuko byahuruka byari byo icyo ndeba ni umuntu wagerageje sibyo Imana kaburu wavuganga kandegera urubona kambera umufasha akamimvura yaca kandere n'uguriza kamuriza ubuheta kabana karamata yewe mureka tetetetero ry'abatoya umutekabikwiye cyo ngwino mutekeshe yewe mureka tetetetero ry'abatoya umutekabikwiye cyo ngwino mutekeshe
nubwo akazi kamubuza kuruhuka. Ariko yari umuntu twanabyita bon vivant, umuntu uzi kubaho uzi kwibeshaho kandi akibeshaho neza mu buryo budahenze, ariko still ukabona ko abayeho neza. Hari abantu rero b'abahanga baba bazi gukora akazi ku buryo katababihira, katabatera stress. Muze gukurikirana ikiganiro abo bakoranaga batanze kuri RBA. Akazi kuri Alemuku byari ibintu nakwita fan, ariko yari umuntu utuma abaturage bumva politiki y'igihugu, yari umuntu wasobanuye ikibazo kiri mu karere, imvugo z'urwango zipfobya jenoside n'ibindi bikorwa bitandukanye by'igihugu. Umugabo wari inshuti y'itangazamakuru, ndabivuga nk'umunyamakuru, ni umugabo twabanye neza cyane igihe yari akiri mu kazi, mu gihe gikwiye, kandi adahwema kwitaba telefoni zacu. Igihe bamuhamagariraga cyose yitabaga, haba nijoro, haba mu gitondo, haba ku manywa. Mukurarinda ni ukuri, mu by'ukuri yari umugabo dutakaje umuntu wari ukomeye mu itangazamakuru y'abantu cyane. Nta muntu yirengagizaga, yacaga bugufi. Tariki ya 11 Ukuboza umwaka wa 2021 nibwo Mukurarinda yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Umuyobozi w'ishami rishinzwe abakozi mu biro by'umuvugizi wa guverinoma Nshimiyimana Emmanuel avuga ko Mukurarinda yari umukozi w'umunyamurava kandi uzi gukorana n'abandi neza, hakaba hari urwibutso rukomeye abasigiye. Ni umuntu mukuru, afite experience. Igihe kinini naramusangaga akavuga ati nta stress, yakunda kuri ijambo no stress, kandi agahita ashakisha ikintu kigusetsa kugira ngo wongere utuze. Yari inshuti y'abato, yari inshuti y'abakuru. Habayemo icyuho kinini cyane ku buryo bizatugora kugira ngo twumve ko hari umuntu turi bubone umeze nk'uko Mukurarinda yarari, kuko ni umugabo ufite experience, wiyoroshyaga. Ikintu Mukurarinda dusigaranye kuri we, yaba njye cyangwa n'abandi, kinini kurenza ibindi byose, ni ukwiyoroshya no kwerekana ko ibikomeye bishobora kuba byoroshye. Kwiyoroshya, kwerekana ko ibikomeye biroroshye, urukundo, gukunda abantu no gukunda akazi. Umuyobozi ushinzwe gukorana n'abanyarwanda bari mu mahanga muri Minafet, Sandrine Maziateke, avuga ko Mukurarinda yagize uruhare runini mu gukundisha abanyarwanda bari mu mahanga igihugu cyabo, ndetse no kubagezaho amakuru bakenera. Uburyo akunzwe cyangwa azwi mu Rwanda, c'est la même chose no mu mahanga. Afite umuryango, afite inshuti, afite abo babanye kuva kera, ndetse ku buryo na n'ubu ngubu abantu bari sous le choc, turi wako esprit yo gukunda igihugu yigishije abantu benshi, yafashije abantu benshi. Na n'ubu hari abantu batari babyumva bakomeza kutuandikira, kutubaza se nibyo. Agahinda ni kenshi. Iyo esprit ya patriotisme yari afite, guhuza u Rwanda, abanyarwanda mu mahanga n'u Rwanda, ni ibintu yabigizemo uruhare runini cyane, rukomeye, turimo bidasanzwe. Yari proche nabo cyane, kubaha amakuru. Urugamba turimo muri iyi minsi n'ibihugu by'abaturanyi, abanyarwanda bo mu mahanga, afite ukuntu naho yakomezaga gukorana nabo. Mukurarinda yakoze mu nzego zinyuranye ziri mu rwego rw'ubutabera, yakoze mu nzego za leta, akaba kandi yari umuhanzi waririmbye indirimbo zinyuranye zirimo izaririmbiwe Imana n'iz'ubuzima busanzwe. Urukundo yakundaga umupira w'amaguru rwatumye ashinga ikipe yitwa Tsinda Batsinde, kuri wikina mu cyiciro cya kabiri, ndetse akaba hari n'indirimbo yaririmbiye by'umwihariko ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru Amavubi, ayifuriza gutsinda. Aho yabaga ari hose, Mukurarinda yagaragazaga ko afite igihugu cye ku mutima. Aha ni muri Rwanda Day yabereye mu Bubiligi. Mwaka utaha ubanza ngera 50, naravuze nti ese naguma nyine muri ibyo by'abajene, ni byiza. Nahisemo noneho no gufasha abahanzi badafite ubushobozi, bafite impano ariko batabasha kumenya aho bibera. Nuko nguko ejo bundi mu Rwanda izo innovation zirashoboka kubera ko dufite communication, bayivuze sinyigaruka, dufite gutembera, kugenda, ingendo, indege zirahari, dufite ubwo buyobozi bukora neza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe kuri X yavuze ko amwibuka nk'umuntu wakoze imirimo irimo kuba umuhanzi, kuvumbura impano, kuba MC, umushinjacyaha, umuvugizi wungirije wa guverinoma, kandi ibyo byose akaba yarabikoze neza kuko byari nk'impano ze.
yavuze ko Alain Mukurarinda yari umuntu udasanzwe ufite uburyo bwihariye akoranamo n'abantu kandi akaba yagira igihe cyo kubasetsa. Martin Ngoga wabaye umushinjacyaha mukuru ubwo Mukurarinda yari umuvugizi w'uru rwego yavuze ko Alain Mukurarinda yari umugabo mwiza wakoreye igihugu cye atizigamye. Yari umunyamwuga n'umunyempano kandi akamenya gukorana neza na bagenzi be, akaba asize umurage udasanzwe bityo amwifuriza kuruhukira mu mahoro. Umuvugizi wa guverinoma Yolande Makoro yavuze ko ari umunsi w'akababaro kubakoranaga na Mukurarinda muri OGS. Yagize ati igendera amahoro uwo twakoranaga ndetse akaba n'inshuti. Tubuze umuntu ufite impano, wari ukunzwe, ufite umutima mwiza. Tukaba twishimira ko twamenyanye nawe. Tuzakumbura uburyo yakoranaga neza natwe. Tumwifurije kuruhukira mu mahoro no mu rukundo. Imana imwakire.